Mu minota 10 gusa ndakubwira incamake za Bibiliya, nkubwire n'ubutumwa buyirimo mu magambo makeya cyane. Bibiliya ivuga iki? Icyo nicyo tugiye kuganiraho muri iyi video, aho ngiye kukubwira incamake za Bibiliya ndetse n'uburyo yubakitsemo ku buryo bikorohera kuyisobanukirwa. Nyemerera nkoreshe amagambo yoroshye muri ubu buryo. Reka nkubwire ngo Bibiliya ni igitabo cy'urukundo. Kubera iki iyi Bibiliya mvuze ngo ni igitabo cy'urukundo? Kugira ngo ubyumve neza, reka duhere ku byo dusanzwe tuzi. Dufate nk'amafilime azwi y'urukundo, tuzi inkuru ya Jacques na Rosa, tuzi inkuru ya Romeo na Juliette n'izindi nkuru nawe waba uzi z'urukundo. Kimwe mu bintu izo filime zose cyangwa se inkuru zose z'urukundo zidusigara mu mutwe ziba zihuriyeho, icya mbere haba harimo irengayobora cyangwa se kurenga ku ihame rya sosiyete rivuga ngo amaboko atareshya ntaramukanye. Igihe cyose tubonye ayo maboko atareshya aramukanyije, bidusigara mu mutwe ku buryo tubona ko iyo ari inkuru idasanzwe. Yaba muri izo filime, yaba Jacques na Rosa, yaba Romeo na Juliette, tubona ko umwe muri bo aba ari umuryango w'abakire agakunda undi ari umuryango w'abakene. Ibyo ubwabyo tukabibona nk'inkuru idasanzwe ku buryo bigorana ko twayibagirwa, ari nayo mpamvu ubona ko izo filime zabaye inyabito. Icya kabiri, haba harimo urukundo rukabije ku buryo umwe yumva ko no kwitangira undi cyangwa se ku buryo yemera ko gupfira undi nta kintu bimutwaye. Ibyo bikagira izo filime cyangwa se izo nkuru z'urukundo inkuru zidasanzwe. Bibiliya nayo ni igitabo cy'urukundo, aho Imana rurema ishobora byose yakunze ibiremwa byayo ku kigero kidasanzwe, kugeraho yemera no gutanga umwana wayo kugira ngo acungure abo bantu bari bishyize mu kaga. Rero wanze ubitekerezeho, wabyakira gute bakubwiye ngo nk'umwana wa perezida, umuhungu wa perezida cyangwa umukobwa wa perezida yagukunze? Bitekerezeho. Icyoroshye ni uko wahita uvuga ngo njyewe n'inenge zanjye, njyewe n'ikigero ndiho, njyewe n'umuryango nkomokamo, njyewe wahitanye kwibaza byashoboka bite? Ndetse icyoroshye ni uko wahita uvuga ngo bari kumbeshya kugira ngo bumve wenda amagambo avamo. Rero noneho utekereze how much more Imana yaremye ibintu byose tubona n'ibyo tutabona muri iyi si. Byonyine ihereho urebe uburyo imyaka umaze uyimaze uhumeka. Nijoro ujya kuryama ntabwo utekereza ngo amaraso yanjye araca hano, ntabwo utekereza ngo umutima wanjye uratera gutya, ntabwo utekereza, nta kintu na kimwe utekereza, ariko ubona mu gitondo ubyutse uri muzima. Wumva uburyo byonyine nawe ubwawe uri igitangaza. Noneho urebe umuremyi wakoze ibyo byose. Reba uburyo mu isi imaze imyaka ibihumbi, ariko tukaba tutarabura amazi meza. Mu gitondo izuba rikava, amazi akiyevapora, ibicu bikaremera, imvura ikongera ikagwa, gutyo tukaguma muri iyo cycle. Imana yaremye gravity ku buryo ikintu cyose utereye cyongera kikamanuka, ku buryo tubasha kugenda ku butaka tumeze neza, ku buryo izuba riri kuri distance ipimye neza ku buryo ritadutwika ngo ribe ryinshi ndetse ritanajya kure yacu ngo twicwe n'ubwoba. Tekereza iyo Mana ikomeye bene ako kageni, ku buryo ifite n'ubushobozi bwo kuvuga ngo aba bantu barananiye, reka ngende niremere iyindi si ku ruhande. Ibaza umuremyi ufite ububasha budasanzwe, noneho kumva ngo yagukunze wowe. Noneho nkaho bidahagije, yagukunze ku kigero cyaho yemera kukwiha, gutanga ubuzima bwe ku bwawe. Urwo rukundo ubundi nta nubwo rubaho. Mu magambo yoroshye, ntabwo rukwirwa mu bitekerezo byacu. kugera n'aho
tubona muri Bibiliya harimo ahantu Bibiliya tuvuga ngo agezeho ibaza ngo umuntu ni iki, umuntu ni iki ku buryo umwibuka, umuntu ni iki ku buryo aguhora mu bitekerezo. Bibiliya rero ni igitabo cy'urukundo, cy'uburyo Imana yakunze abari mu isi cyane ku kigero cy'aho akaga abantu bishyizemo Imana yemeye gutanga ubuzima bw'umwana wayo kugira ngo ibakure muri ako kaga bishyizemo. Uti ibyo mvuga ni ibiki? Reka nkubwire Bibiliya mu ncamake mu buryo ari urukundo Imana yakunze abari mu isi. Uhereye mu itangiriro kugera muri Maraki tubonamo inkuru y'uburyo Imana yakunze umuntu ikamushyira mu isi, avuga ati reka tumuzane ku isi tumusangize ibyo turi byo, tureme umuntu ase natwe, agire ishusho nk'iyacu, atware, agire ubutware, dominion nk'ubwo dufite. Ariko igitangaje ntibwateye kabiri kugira ngo umuntu yishyire mu kaga ahitemo kwibeshaho, we ubwe yikure mu bwiza bw'Imana n'ubwo butware Imana yari yamuhaye. Ariko nubwo uwo muntu yakomeje kuba mubi, tubona Imana ikomeza kumukunda. Abantu benshi batekereza ko iyo ukoze icyaha ngo Imana ihita igushyira kure yawe. Oya, tubona na Adamu amaze gucumura, Imana n'ubundi iza ari imusanga, imubaza ati Adamu, Adamu. Adamu igasanga yatangiye kwibohera ibibabi ngo yihishe. Urukundo rwayo ubona nanone Imana yongera yica inyamaswa kugira ngo ibambike uruhu bareke kwihisha inyuma y'ibibabi. Ndege ugenda wumva urukundo Imana yagiye ikunda abo bantu ku kigero cyo yababwira ngo nubwo mwishyize muri aka kaga. Tuyibona mwitangira ibice 3:15. Iravuga ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo umuntu uzamena agahanga, bavuga Yesu Kristo. Ndetse tugenda tubona abahanuzi bose ba Yesaya, bande na bande kugera kuri Maraki, bose baba bahanura uwo Mesiya uzaza kugira ngo acungure umuntu nyuma y'akaga yari yishyizemo. Ariko ugenda ubona urukundo rwayo Imana igenda ishaka ko yongera ikabasubiza mu busabane nayo. Ubwo iyo tugeze muri Maraki tubona ubuhanuzi bukomeje kugeraho na Yohana noneho we aza akavuga ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Icyo gihe aba agiye kumubatiza. Guhera muri Matayo kugera kuri Yohana, mu gitabo cya Yohana tubona noneho bari kutubwira ngo wa muntu wahanuwe yaje, wa muntu wahanuwe yaje. Niho bagenda bavuga noneho mu gihe yaje, dore ibyo yakoze mu isi, dore uburyo yacunguye abantu. Guhera mu byakozwe n'intumwa kugera mu byahishuwe tubona noneho bari kudusobanurira uburyo bya bintu yabikoze n'akamaro byatugiriye cyangwa se uburyo yaducunguyemo, ndetse bagasoza bavuga ngo yemwe wa mwami azagaruka mu isi. Wa mwami nyuma y'ibyo yakoze akazamuka mu ijuru azagaruka nanone gutwara umukunzi we. Ngizo incamake za Bibiliya. Ni urukundo Imana yakunze abari mu isi ku kigero kidasanzwe, kugeraho akaga umuntu yishyizemo yanga kuyumvira, Imana yakomeje kumukunda ndetse igatanga umwana wayo umwe rukumbi Yesu Kristo, ikamuduhereza kugira ngo tubashe kongera kugaruka muri bwa busabane nayo. Bibiliya mu magambo make ni inkuru y'urukundo, aho Umuremyi ari we Imana ishobora byose yakunze ibiremwa byayo ari bo twebwe ku kigero cyaho yemeye kutwiha, aho kugira ngo turimburwe n'amahitamo yacu twari twakoze igihe Adamu yaryaga ku giti. Muvandimwe, ubu ni bwo butumwa naguhereza. Uko waba wibona kose, ndagira ngo nkubwire ngo warakunzwe ku kigero kidasanzwe, warakunzwe ku kigero kidasanzwe. Nicyo kintu Bibiliya ihora igarukaho, urukundo Imana yagukunze. Ndetse Bibiliya itubwira neza ko ibintu byose bizashiraho, ariko urukundo rw'Imana igukunda ntiruzigera rushira. Ese wakiha amahirwe yo kumva nibura urukundo wakunzwe?
rwanditse muri iki gitabo? Niba igisubizo ari yego ukaba warakoze subscribe, nakubwira ngo ntabwo uzacikwa. Tubonane mu yindi video.